muri iyo myaka itatu rero, imyaka itatu imaze gushira, wa muhungu nibwo yahise atangira guharara undi mukobwa. Nabyita ko ari agahararo, cause ntabwo wamazanye n'umuntu imyaka itatu nta kintu mupfuye ngo nimurangiza ngo wumve ngo umuhungu ngo yatangiye gutereta undi mukobwa. Ntibashwanye, nta kibazo na kimwe bagiranye uretse kwifata k'umuhungu agaharara agafata undi mukobwa, akaba rero batangira gukundana. So naho ngaho nshingira rero mvuga ngo ni agahararo kamujyanye. Ntibyatinze rero umukobwa yahise amenya ko umutipe afite undi mukobwa bari gukundana. Mu kubimenya umutipe nawe ntiyamuhishe, umukobwa aramuhamagaye aramubwira ati sheri ndashaka ko tuganira. Umuhungu aramwitaba aramubwira ati ese ko wantumijeho urashaka ko tuganira iki? Ariko muri icyo gihe nyuma y'iyo myaka itatu umuhungu yatangiye kugenda yica ku mukobwa gake gake. Umukobwa abona ko umutipe yaragabanyije, SMS yaragabanyije. Umukobwa aravuga se ibi ni ibiki? Mu gukontorora neza asanga umutipe hari ahandi hantu ahugiye ku wundi mukobwa. Hello friends and family, I hope kumeze neza, natwe tumeze neza nk'ibisanzwe. Uyu munsi birakunda, ejo bikanga. So ni wa mukobwa wanyu Keza kuri Father Family, uhora abazanira story za nyazo zitari impimbano. So uyu munsi rero mbafitiye true story ibabaje ariko nanone irimo inyigisho ndetse n'ibitekerezo byanyu n'inama zanyu. So umukobwa w'umusilamukazi yakundanye n'umusore w'umukristo. Barakundana, bamaze gukundana, bamaze igihe kirekire bakundana. Urabona imyaka itatu ntago aba ari imyaka mikeya ku bantu bakundana. Iyo ukundana n'umuntu even n'umwaka umwe uba umaze kumenya ngo uyu muntu akunda iki, yanga iki, ni mu ntoki. So bo rero bari bamaranye imyaka igera muri itatu. Iyo myaka itatu yarageze, umukobwa yari umusilamukazi, umuhungu yari umukristo. Barakundana, iyo myaka itatu ishize. Muri iyo myaka itatu, mu gushira kw'iyo myaka itatu, umukobwa yari amaze kumenyekana yaba mu muryango w'umuhungu ndetse n'umuhungu yari amaze kumenyekana yaba mu muryango w'umukobwa. Aho umukobwa yageraga iwabo w'umuhungu bamuzi, bamukunda, kandi ikindi babona ko ari umusilamu kuko yahageraga yitandiye. Muri iyo myaka itatu rero, imyaka itatu imaze gushira, wa muhungu nibwo yahise atangira guharara undi mukobwa. Nabyita ko ari agahararo, cause ntabwo wamazanye n'umuntu imyaka itatu nta kintu mupfuye ngo nimurangiza ngo wumve ngo umuhungu ngo yatangiye gutereta undi mukobwa. Ntibashwanye, nta kibazo na kimwe bagiranye uretse kwifata k'umuhungu agaharara agafata undi mukobwa, akaba rero batangira gukundana. So naho ngaho nshingira rero mvuga ngo ni agahararo kamujyanye. Ntibyatinze rero umukobwa yahise amenya ko umutipe afite undi mukobwa bari gukundana. Mu kubimenya umutipe nawe ntiyamuhishe, umukobwa aramuhamagaye aramubwira ati sheri ndashaka ko tuganira. Umuhungu aramwitaba aramubwira ati ese ko wantumijeho urashaka ko tuganira iki? Ariko muri icyo gihe nyuma y'iyo myaka itatu umuhungu yatangiye kugenda yica ku mukobwa gake gake. Umukobwa abona ko umutipe yaragabanyije, SMS yaragabanyije. Umukobwa aravuga se ibi ni ibiki? Mu gukontorora neza asanga umutipe hari ahandi hantu ahugiye ku wundi mukobwa. Umukobwa nibwo yicaje umukunzi w'umuhungu aramubwira ati se sheri mwiza byagenze bite
ko wagabanyije call, wagabanyije SMS, nta kintu na kimwe ukimbwira, ese byagenze biti? Ikindi kandi ufite undi mukobwa uharaye, ni ibintu byangaragariye, ni ibintu nabonye. Umutipe nawe ntiyatindijemo, ese amubwira ati rero kuba warabibonye, kuba unambajije ni byiza cyane kuba uje kumbaza icyatumye umubano wacu ugabanyuka. Rero mukobwa mwiza, icyatumye urukundo rwacu rugabanyuka nkaba kugeza n'izi saha ntaguhamagara cyangwa se ngo nkohereze SMS, byatewe nuko uri umusilamukazi, kandi twebwe mu idini ryacu ntabwo twemera abasilamu, ndetse n'iwacu niyo nababwira ngo ngiye kugushaka ntibabyemera. Umukobwa aratekereza avuga, eske iwanyu ko bamenye mbere tukaba tumaze imyaka 3, ubu ngubu nibwo unyangiye idini? Ese kutigeze umporopoza n'umunsi n'umwe ngo wumve niba nava mu basilamu nkaza muri iryo dini ryanyu ry'abadive? Umusore yari umu-adventiste. Umukobwa aryuma aramubwira ati okay, niyo choice yawe, tese ni iby'amadini ni wowe wabiteye, ni iwanyu ni ibiki? Umutipe ati njyewe ubwanjye numva ntashaka umusilamukazi, ndetse n'iwacu bumva bitakunda ko najya mu idini rya Islam. Umukobwa nta kindi kintu yakoze uretse gutuza akifatira umwanzuro we akajya mu buzima bwe. Umukobwa yaricaye aratekereza avuga, ese uyu mutipe ko atigeze anyicaza ngo mve niba yankura mu idini rya Islam ngo ndivemo musange, kucyo afashe umwanzuro kumva ko yandeka kuko ndi umusilamukazi? Iwabo bari banzi, ntibigeze bangiraho ikibazo cy'uko ndi umusilamu. Iwacu bari bamuzi, nta kibazo na kimwe bigeze bagira cy'uko ari umukafiri. Baravuga ngo umuntu nyine utari umusilamu, mba numva bavuga ngo n'abakafiri, niba ari byo simbizi. So nuko nguko. Ubwo umukobwa rero yaragiye arituriza, akomeza ubuzima bwe nk'ibisanzwe. Umutipe nawe akomezanya na wa wundi yita ngo ni umukristo mwene wabo. Umukobwa w'umusilamukazi arituriza, yigumira mu buzima bwe, atangira kwikuramo wa mutipe. Gusa kugira ngo yikuremo wa mutipe ntago byamworoheye, kuko yakundaga uwo mutipe cyane, ku buryo icyo uwo mutipe yari kumusaba cyose cyo kuvuga ngo nave mu basilamu, nakora iki, umukobwa yari kubyemera agakurikira umuhungu. Ariko umuhungu we ntiyigeze atekereza kumva ko yaza kumuporopoza kuba yava mu idini rya Islam. Umukobwa yaramwihoreye, amurekera uwo bakundana. Umutipe aragenda ajya mu rukundo, akundana n'uwo mukristo mwene wabo, nk'uko yavugaga ngo ni umukristo mwene wabo nicyo akurikiye. Nyuma y'igihe gitoya kitari kinini, nibwo umutipe yaje kubona ko yibeshye muri we kuba yareretse uwo mukobwa w'umusilamukazi akajya gushaka uwo yita ngo ni mwene wabo w'umukristo. Yahise atangira kwicuza, aravuga ati ese uyu musilamukazi yarankundaga, uyu musilamukazi yanyerekaga ubumuntu, ntiyigeraga nshitinga ngo anshe inyuma, nta kintu na kimwe yigeze ankorera kibi cyari gutuma mureka. None nkora iki? Uyu musilamukazi naramukundaga, nkibona uyu mwana w'umukobwa w'umukristo mpita mfatiraho nawe njyamo, ariko sinigeze mukunda nkuko nakunze uyu musilamukazi. Nabikoze by'iki? Byo guharara, nagahararo niko nabivuga. Nabikoze byo guharara, nkurikira uwo mwana, nitwaza ko impamvu mukurikiye ari uko ari umukristo. Ariko uko nagiye nkomezanya nkundana nawe, mbana nawe, nagiye mbona afite imico myinshi cyane itari myiza kuruta uko nari gukomezanya n'uwo umusilamukazi. Nta kindi kintu umutipe yakoze, yasubiye inyuma abwira umukobwa ati umbabarire ku byo nakoze, umbabarire ku byo nakubwiye byose ngukatira ngo iwacu ntibakunda abasilamu. Narakubeshyaga, ninjye wari warifatiye umwanzuro, mbona nta kindi kintu, nta rindi kosa nagushyiraho bitewe n'uburyo uteye, bitewe n'uburyo uri umwana mwiza, bitewe n'uburyo umeze. Nkubeshya ko impamvu nkuretse ari uko uri umusilamukazi, kandi twebwe iwacu badakunda abasilamu, bitashoboka ko nshakana nawe uri umusilamukazi.
iyi story umwana w'umukobwa w'umusilamukazi niwe wayimpaye kugira nyicishe kuri Father Family kugira ngo mumugire inama. Ari kwibaza ese uwo mutipe wandetse tumaranye imyaka 3 akambwira ngo agiye gushaka umukristo, ese nongere mwemerere dukomeze dukundane? Ese ko yaratangiye kumvamo ko naye maze kumwikuramo mbigenze? Ese ni mwemerera koko araza mu idini rya Islamu? Igihe nakundanaga nawe muri iyo myaka 3 yambwira ngo mve mu idini rya Islamu nari kurivamo, ariko ubu ngubu angarukiye sinamwemera kuva mu idini rya Islamu, kandi nawe sinzi neza niba yaza mu Bayisilamu akaba umusilamu nkanjye. Ese mwemerere? Ese munanize mubwira ze mu idini? Ese nkora iki? Inama zanyu zirakeneye guys, mumugire inama akomezanye n'uwo musilamu n'uwo mukristo amuhindura amuzane mu idini rya Islamu, cyangwa se amukatire burundu, kuko aramutse abona ko amugejeje no mu rugo nani hahandi ashobora guhara undi mukobwa akagenda. Ese akora iki? Ibibazo byamubanye byinshi, mumugire inama. Inama zanyu zirakenewe n'ibitekerezo byanyu birakenewe. Turabakunda cyane.